urazi kuntu nasuzuguritse uzi kuntu yasuzuguye no mugabo ako nagusuzuguye ni kare uko waje wowe nta discipline wazanye wewe ni gutuza nase wagira ngo nze gupfukamire wagira ngo ngeze gupfukamire se ngusaba imbabazi hari wawe ujya kurwana nago hari wanje ariko nari ngiye kureba y'umugabo icyo nashakaga narakibonye rero reka nkwereke ikiza hamana n'abagore bawe yitabye telefone urazi kuburyamanye n'umugabo akakwitabira telefone mu masa ngo sheri ngo bimeze biteye ibikini biki we wabyihanganira arimo kumbeshyira aho mwaba muri kurya kumyo mpimbe agahaguruka ku meza ubwo ari nka gagiye kwitaba telefone. Kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bitandukanye ndabasuhuje ariko by'umwihariko ndashimira wowe wakoze subscribe ndetse ukandika na comment ukanasharinga ndagushimira cyane wowe udukurikirana ibiganiro byacu ugatanga inama n'ibitekerezo nagira ngo ngusabe nugira ikiganiro ukakirebuka kirangiza ujye wandika na comment uvuge tubwire wenda uko kibonye niba hari inama cyangwa se n'indi nyunganizi watanga ko kiganiro tuba twakoze wandike muri comment uko byumva bifasha abantu benshi cyane. Uyu munsi rero ndi kumwe na mama Gaera ndetse na papa Gaera tugiye kuganira ngira ngo murabyibuka mu kiganiro cyashize ntago byari byoroshye navuga ko n'urugo narwo bitoroshye nyine bitameze neza ariko rero turifuza ko bimera neza ni impamvu nkunze kubaganiriza kugira ngo turebe ko hari icyo twabafasha kugira ngo ibintu byabo bijye ku murongo nkuko n'abandi bose bijya bigenda. Reka mbanze mbahe kazi tuguhaye ikaze. Urakoze neza utese ndaho ndashima Imana urakomeye nta kibazo kabisa mama Gaye tuguhaye ikaze nawe. Murakoze umuntu utari hafi hasi uri kwiyumvira sinzi byare uri kwiyumvira uri hano cyangwa wagiye kenge byaranyicangiye cyo ndeka uzi gucangura cyari muto nyabona zihorere aka kanya byaba bigucanze itancanga birancanze pe. Hanyuma duherukana ubushize byari intambara ariko kuri uyu nshuro navuze ntireka nongere muzi bano babyeyi tubashe kumva kuri uyu munsi noneho mu rugo uko bimeze ikibazo nimba cyarabashije gukemuka kuko ngiye n'ubushize nababwiye ko inama nabagira uko bakicara bakaganira uko ari babiri kuko ikibazo gikemurwa na babiri bakaganira bagafata umwanzuro w'ikibazo gihari. Ntago mbizi nimba bafashe umwanzuro niyo mpamvu turi kumwe hano kugira ngo twumve niba za nama zanyu bakizikeneye cyangwa nimba ubwabo barabyikemuriye. Reka mpere ku mugabo ikibazo mwari gikemuye mwabwaniriye ntago turakiganira n'undi yacyari kwa kundi ariko nyine bipfira he kimutaganira kandi gukemura ibibazo kandi ikibazo kiri hagati yanyu ko muri babiri kimubikwiye ntabwo umvikane burazamo mama Gasinze harimo ufite amahane menshi cyane ntago nyegera ngace bugufi reka ikibazo ntago ari nki ese ko warebye uko byagenze ukuntu yaje akarwana yakuma kubigenza kuriye nge nago ari nge wabaye ikibazo ahubwo we ikibazo se we niwe wabaye ikibazo cyane none cyane niwe ikibazo urabona kuva cya gihe na n'ubu narataha mu rugo ahora ari mu gasozi wapi ntabwo araza ntabwo arataha ahubwo muhamagaye ngerageje kumuhamagara anyumvisha uburyo cyari mu bakobwa muri izo ndaya zose nkamubwira ati se wakwihanganye ukanataha no mu rugo tukavugana ku kibazo cyacu ariko wapi ntabishaka ntabyumva niyo mpamvu wenda mwaduhurije hamwe kugira ngo dukemure ikibazo harimo n'abadukurikiye kugira ngo nabo batugire inama. None se papa Gaye nkubaze urumva ko mama Gaye avuze yuko ikibazo kiri kuri ko mutarahura ngo muganire kugira ngo hagati yanyu muhure njewe ntahari ntavuze ngo ndabahuje ubundi habura iki kugira ngo muganire nk'umugore n'umugabo mukemure ikibazo. Ahubwo se afite iki kibazo nzi ko ibintu byose bimeze neza kuba ntari mu rugo ikibazo afite kuva cya gihe urabizi ko yantaye mu rugo ibaze gukuta mu rugo ngo agiye gushaka akazi agiye gukora tunga urugo naho yagiye gukora ahubwo yigiriye mu bindi bintu sibyo ugategereza ko umugabo azoreza amafaranga. Ubu ngubu abana aho bari ntazi nuko bameze ntazi nuko basa kuva yagenda nta nubwo aranagira n'umutima wo kuza kureba abana
umwana agahora amaza mama we papa reka noneho yawe nabavugisha kuri telefone ndaho nacyo nzaza kubasa abana bagategereza bagategereza papa bakaheba hanyuma ikindi cya kabiri umwana nta mituweli ndabatangira yewe n'amashuri bariga ariko ntabwo bahora babirukana kubera amafaranga y'ishuri bariga mu rugo nabo bahuza amafaranga utanga mituweli cyangwa yo kwishyura ishuri barayabuze none ntabwo wagiye gushaka none ngewe ndatanga amafaranga mituweli n'inge wabibyaranye kugiti se ngiye fata bati ntago abana n'abawe se abana murabafatanyije nitubafatanyije ariko nawe yamfasha nese ntago akora nese umaze ameza ngaho ugiye wamaye iki we ntagukora wansigiye iki se iriya botike uratanga waransigira botike nayivanamo amafaranga y'ishuri nkayivanamo na mituweli iyo ubona uratanga namusigiye umutungo urumva nta sano ufite yihese iriya botike yasigiye wakuramo amafaranga y'abana bangaye yo kwishyura ishuri ugakuramo na mituweli ngo yagusigiye botike gutese nta kintu afasha buri ndakumva mbaza uragira uti ngo wamusigiye reka tubyemere ko ihari ariko inshingano nka papa nyine uno uvuze ngo abana mwarababyaranye nabanyu none karabanyu mwese kuki nyine udakora inshingano mbese uri wawe ndiwo guheruka ngo utera ukagenda ngo abana bazirera uyohereza ryari nuko telefone yazimba nkwese SMS uyohereza we ndamwoherereza amafaranga jewe ndamwohereza ubwo nuko wenda nanjye nyabona abana banjye nako bajya birirwa babirukankana ku ishuri babirukana nabahe bana birukanye nabo kwaka yewe mana yanjye we gose reka nkubwire ubu noneho naje nafashe umwanzuro wemere karabawe cyangwa atarabawe nubyemera karabawe ndajya kukurega ku mugaragaro ibintu byose bijye ku ese washaka kubajyana he amagara bantesha umutwe ndajya kukurega kamwihore ko mwitaba wowe oya byihorere si wumva se nubyumva se kari uhamagaruzi wari wese oya reka nkwereke noneho reka nkwitishe biki sibyo oya mwihora ndamwitaba nta kibazo je niba waranyanze nta kibazo ugomba gukunda ugushaka ariko ukamenya ko wabyaye ukamenya ko abana bahari bagomba inshingano z'umubyeyi nkawe sibyo wenda ngewe wandeka ukajya handi nta kibazo ariko umenye yuko abana bahari abana se ngumbe ko nabanze nese ubamariye iki se ubuse baheruka kenda kawe bwari ndabakunda urabakunda iki ubuse ngiye cyashyize ikingana n'iki uryo wambira gute nukumva wenda bakunda abana bakunda ukajya ukavuga ngo abana hagati yanjye nawe ikibazo ufite niki bizajya kumugaragara kubera iki ira botike wiri uvusiga wasize niyo uvuga ngo botike namusige botike se yinjiza ngana wishwe n'inzara basi menye ngo nese mbana nawe kugira ngo umenye ko tutishwe n'inzara ariko ntago waburaye ubwiwe n'iki se wabibwirwa n'iki reka nkubaze ubundi uri kubaza ubwo se aba muri izo mpabara zose birumvikana hanyuma se ikintu ushaka kwibariza ndagusubiza rwose hanje niba yitwa nde nubwo niwe kuzina rye wamushe wamugore wawe wa kabiri mpamvu mwise umugore twarabasanga ntese nitwabasanga yise umugore we na nubu ndakeka ariho na nubu nateka bakibana wa kabiri muracyari kumwe cyangwa niho utuma bino byose biba no yanjye nta cyodo kiriya mwana ntakiri wamutera ko jewe mfite uburenganzira bwo kuba ahantu nshaka yes ibyo ndabyumva ariko nubwo uba ahantu ushaka kurikiza n'inshingano ufite ku bana bawe mpabandi no mukazi nge ntabwo nkugora bahushaka ariko tutandukanye abana bawe bamenye abantu bamenye urumva icyo ashaka kumenya menyera abana nta kindi ngewe undeke ujye kubaho ushaka iyo utandukanye n'umugore ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe nta kibazo muba mufite impamvu zanyu nk'uko nguko uvuga uti mbaho nshaka yego tubyemere ubaho ushaka ariko umwana ntabwo aba ashaka kandi umwana ntabaho uko ashaka ni ukuvuga ngo hari inshingano ugomba kuvuga uti umugore wanjye sinkimushaka ibyo ni impamvu zanyu ariko ku bana ntabwo ugomba guterana umwana ugomba kumenya umwana bariye iki abana banyweye iki ngewe reka nkubwize ukuri sibyo niba nta burenganzira ugomba gutanga ku bana ngo bakwisanzure leta irahari zandengera nta bya leta ariko oya kubera iki se ugomba kubishyira ahagaragara uzakomeza uvuga abana kise uba umari iki nyishaka kubiremera cyane nzajya muri leta izamburana nese we byarakunaniye uheruka mu rugo ni uguhamagara papa ibyo se ni biki ndakumva impamvu tuba twaganiriye gutya ni ukugira ngo kuko mwe
kwigira inama hari igihe bigorana abantu ari babiri bigasaba ko hazamo n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango ikazamo kugira ngo tubashe kunganirana mu bitekerezo. ahubwo wa mugabo warananyumisha ukanagenda ukibagirwa abana wabyaye ukanagenda ukibagirwa abana wabyaye ariko ntabwo nabibagiwe ariko abana nabibagiwe reka umva iryo jambo ndarirambiwe njyewe nzitabaza ubuyobozi tujye ntayama ese kuyahakana ntayama kuva cyagiye nta n'igice cy'icumi aranyohereza ubwo wa mugore we wunesha umutwe ntabwo ngo botike yabaye botike ese ubundi wowe wayiguha wayikoramo kangahe kanze nkwihorere unyihorere ese mama ibi bintu aya makimbirane ari hagati yawe na mama Fagayera yatangiye ryari ni ibintu bije ubu ko hajemo yatangiye kuva haza muri ya mugore niho yatangiye kandi nawe warabibonye aho twagiye kubareba wasanze ko kuba abantu niho byatangiye ahubwo sinzi n'ikintu cyavuga ngo usenya urugo wamuteza umuhoro ko tutari kugutiza umuhoro wo gusenya urwawe kugira inama ntuyo gereka inama ntago nyanga inama ntago nyanga rwose inama ntago nyanga jewe mu rugo ndaza yahinduye iki se ahubwo ko byasanze abasuhuza kuba naragiye kugira ngo yemva tumutuzo kuri telefone umutuzo wanjye niturize fata umutuzo wanjye niturize okay noneho kugira ngo tuze neza niturize nuko ngomba kubishyira mu buyobozi sibyo tukabishyira ku mugaragaro ukubahiriza inshingano z'abana ibyo bagutegetse ukabikora nimbara amafaranga naye umuze kugenda niturize amafaranga yindi nyine kwita ku bana wenda shaka ayo muheza atamuhagije kugira amafaranga yamuha ntayo amafaranga nta umva abana barinda babirukana ku ishuri bagahora babirukana amafaranga ndayamuha rwose ndayamuha ubwo nimba yewe ni ayo yama nayashima ariko ntabe n'igice cy'icumi habe n'atanu habe na bitanu ngakira none se uracyabana n'uwa mugore uriya we mwihorere we muvuga naba ahubwo nawe bikakora uzi ko mama Gaye ese buriya urabona ari gusa banza yaranamuroze sinamenye kugira ngo ubu ufite mukeba wirereye mukeba watumundekire rwose ngewe nyine urumva kubyakira ariko niba ari byo umugabo yahisemo wamuburanya ariko gusa namusange neza ariko yubahirize na gahunda z'abana yumve ko yabyaye ndafite mu bwonko bwa Isana zereka ubuse kuva wagena nta uwigeze uri ishuri ry'umwana se warishe amashuri warishe mituweli warishe ese nibyo ushaka bya mituweli n'amashuri byonyine gusa nyine wowe kubatunga nje ariko ndabikora nese bazajya barya amabuye navuga ngo amafaranga ashaka nangahe se ku kwezi nangahe ukwezi nkorera amafaranga none nimbivuga urabihindura ikiza nuko nabijyana mu buyobozi bikajya hagaragara ukandika ukajya uyatanga nese ko byanze iyo ibintu byananiranye byanze mujya mu buyobozi icyo nakubwiye ni uko bigomba kugenda ikintu cya mbere kandi nubwo wabinkuramo Fagayera reka tuvugisha ukuri n'abadukurikiye abantu muri kuri kino kiganiro ni ukuri ubufasha bwanyu bwa mbere ni ukutubwira ati ni ukwandika muri comment ukavuga ati papa Fagayera niwe ufite amakosa cyane mama Fagayera kugira ngo ku mpande zombi tujye tugira ikintu uwo duhana twumva ufite kuko bose bari kwitana ba mwana ni ukuvuga ngo ikintu wakoze kitari cyiza wabwiye mama Fagayera ngo uri mu kazi ko kuba ari ukarimo ariko nyuma ushaka undi mugore atabizi muravuga ngo amafoto y'umugabo ngo nibwo buryo bwe reka tubyemere ushatse undi mugore ntabizi arabimenye umusuzuguje umugore kuriya kari akageni arabimenye umwiciyeho hari uburyo wica ku muntu ugahita ubibona aho kuvuga uti basireka nite ku mugore wa mbere nawe abone ko wenda hari ukuntu umuntu ashobora gutunga abagore babiri ukabahaza bose nyine bose ukabitaho mama Fagayera ntuhite umujugunya gutya ntagashaje nta kibazo afite urumva ariko ukavuga uti niba ngiye gutunga abagore babiri ndabatunga kubera ko bose nzabasha gutunga abana no kubafasha ariko wowe ikintu wakoze wahise ujya ku ruhande rumwe rw'uriya mugore wibagirwa mama Fagayera kandi niwe mugore mwabyaranye uriya simbizi nimba twite cyangwa numvaga avuga ibyo gutwita ariko ntimurabyarana urazi kuntu nasuzuguritse uzi kuntu yasuzuguye no mugabo ako nagusuzuguye ni kare uko waje wowe nta discipline wazanye wewe ni gutuza nase wagira ngo nze gupfukamire wagira ngo ngenze gupfukamire se ngusaba imbabazi hari wawe ujya kurwana nago hari wanje ariko nari ngiye kureba y'umugabo icyo nashakaga narakibonye rero reka nkwereke ikiza hamana n'abagore bawe sibyo ubundi utunga abana bawe
ubundi ubariza inshingano z'abantu barihira nta nubwo intara kabangu ndanyubahe byibuze mwubaha iki se we waranyubashye n'ahantu ngusanze we waranyubashye nta nari ngusanze muri gete mu gipangano hose ukaturi ahantu tsugana masige baje ahubwo buranavuze gakeya nese ugira ngo nkubaha iki nese icyo abantu batabonye niki ahubwo ni we witaranze nimbikosa ribonetse ngo ni we witaranze igihe cyose ese yuza no mu rugo ukajijisha ahubwo ni we witaranze nta soni ikintu ukora papagayera nta kosa yakoze kubera ko yaje ari kureba niba ibyo yabwiwe ari ukuri asanga ni ukuri yabyitwaye mate se yabyitwaye mate wari kumuganiriza ati tuza mukagenda ahantu mukaganira yabyitwaye mate ukabikemura ariko ikintu wakoze wahise wewe ko mwari muri kumwabonye ubyo yaje kandi ko wahise umupfobye ukamubwira ati reka amahane nakurwana kurimo ntago wabonye ukuntu yaje ntago wabonye ukuntu yaje nari kuza nka marayika yaza gushima ngo warakoze gushaka undi nari kuza kambaza ati se imeze gutya ariko yitunza agashama no kuba umugabo umugabo ari kujime ku mugabo umugabo ari umugabo ariko ibaze no kuri kwimana n'ibintu nari mbonye se nka kubaha gute se wese ko washujuguje umuntu yubaha umuntu wiyubashye niba nari yubashye urabizi ko nakubahaga ariko kuva wasanga irindi kubaha bizongera wowe ubahiriza gahunda y'abana ubundi tubishyire ku mugaragaro abantu bose babibone ugombe kubafasha nta kindi ngushakaho ubundi ugiye gusanga gushaka nushaka ujye uzenguruka ahantu hose ibyo birakureba ntabwo ngo hayi nta soni urashaka korera abantu njyewe icyo mva nuko njye ndagenda je nabambi ndabihanganda mwita inshoreke kwa ko ni inshoreke ntese atari inshoreke njewe ndagenda kukureka ndagenda kukurega ubuyobozi burahari burandenge jewe icyo nuko nziko mama gaye reka twe kwihutira mu buyobozi papa gaye mwumva se nyine se none agira wenda yakumva we mumbwirire ubwo si cyo mwanyumvishamo ni iki amaze nkubwire yeka kubaza nta kintu mwanyumvishamo rwose ndakumva mwarabanye umugore mwabyaranye umugore mwararanye ku buriri bumwe ni gute mu kanya gatoya mu bintu by'amafuti muhita mushaka kujyana ikibazo akabazo nk'aka k'amafuti ku buryo mutabasha no gufata umwanya ngo mwicare munaganire ku kibazo muvuge muti tugikemure gutya kandi uri umugabo mu rugo nawe uvuga uti umugore wanjye bimeze bitya umugabo arikunda umugabo abaho ngaho yo kuvuga ati bazireka nohereze na 5 awuzi umuntu ushaka kumara n'imisi ndashaka kumara imisi 3 nakubipa bizana kwa yasumeze uti ngiye ngoma kumwihamagarira amazi abana bameze bati we ubwe ntashaka gufata telefone bidanga nampamagara anambaze ngasumeze uti se imeze bite reka nkubwira ikintu nshaka reka nanyange nta kibazo najye kubahashaka ariko amenye inshingano z'abana ufite uburenganzira ariko nawe urabizi ariko niba ufite uburenganzira ntabwo ufite uburenganzira bwo kureka abana cyangwa nabwo niba utabashaka umbwira ubivugire hano niko nakubwiye uzabivugire mu buyobozi uvuga ati ntago mbashaka n'abana uzi kubaho ubundi ibintu n'ibibiri ubaho uzi ko ufite umugabo cyangwa utamufite uzi kubaho uzi ngo ufite umugabo kandi utamufite ntizugumba yo nk'aho ufite umugabo ntawe abana barajya kwiga bakabirukana abana ntibishyire mituweli ntago mbere abana barihiraga ishuri ntago babishyiraga mituweli nese ubigeze he ase we nta mafaranga ufite we ntago yatanga je nabonye ni uruganda wasigiye se ni ibiki wasigiye ni cyenkarusi wasigiye nyoramo amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni angahe se wasigiye nangahe ngo boutique agasabune n'ibiki iyo boutique irimo amafaranga iranafashije se nyine wenda irahari pe ariko se boutique bakora amafaranga ke buriya rero buriya abantu ducuruza boutique ushobora no kubura rucuruza boutique kuko iyo yiriyemo kangahe irahomba noneho mbwira kuntu boutique nayikoramo amafaranga y'abana y'ishuri nkakuramo na mituweli sibyo n'utundi tuntu ku ruhande nkabakuramo umwenda no kuyiga byagenda gute ariko nawe urakora wese nakora ariko nawe urakora mwafatanya ugakora nawe agakora muri iyo boutique ariko ndayama amafaranga ushaka kwa yagaye ariko ngende yamama nawe mana yanjye we nta mafaranga uma gusa ngaho simva kuba yakiramo kugira ngo rero ajya hirwa abwira abantu ngo bama amafaranga nabishyira mu buyobozi none ukasinya ukazajya utanga amafaranga ya nyayo uje mu zisinyago papagaye uzi mu buyobozi ntago uri hejuru y'amategeko kubera ko ni inshingano ntago uri hejuru y'amategeko none se ukuri ntago nazanze rwose ahubwo navuye ko wenda ayo muha ntago hagije wenda twongereho ese ayo mubundi umangahe ubundi harayo angahe ngaho amafaranga ndayaguha ariko angahe singo ngo tuyatangaze ko ndayaguha hoya yavuge ubu zari ibintu bikiri ibanga ngewe nawe yavuge
ariko Papagaye uzi iyo bigiye mu buyobozi gutya bareba akazi wenda reka mbikubwire kugira ngo bizabona biza ariko sinangombwa ko bigeraho bareba akazi ukora ntago nza akazi ukora bakareba akazi umugore akora bakareba ibyo abana bakeneye ni ukwita ku bana nyine n'ibyo abana ni inshingano zacu turazizi hanyuma bakareba bakavuga ati niba Papagaye akora akazi k'ibihumbi 500 ku kwezi barakuramo ibihumbi 200 cyangwa 100 byo kujya baha abana buri kwezi bitewe n'akazi ukora nayo winjiza umugore we nibisanzwe n'ubu ufite abana we nta bindi ubwo yo ngo iryo jana rya buri kwezi riba ari ryo kwita ku bana niba ukora akazi k'ibihumbi 50 ubwo baravuga bati ibihumbi 20 bigomba kujya bijya ku bana buri kwezi iyo ntiwavuga ngo urayabuze yo ni leta ariko kugira ngo ibyo bintu byose bikorwe bikuye kujya muri leta bagahamagara bagabatuma convocation mukajya kuburana njyewe mfite ubinge hoya tuzajyayo da tuzajye namuha amafaranga tugomba kujyereka bikandikwa ukanabisinyira none se uzajya wirirwa uvuga gutyo muha amafaranga umangahe se nibyo ushaka nayo nibyo ukeneye ngo bazagende ngo namusigiye botike nawe uzaza uyifata aho bitike twongeramo amafaranga acuruza ibintu byinshi songeremo kandi nese nitwara neza mupfukamire se njye namba bazi nagusabura biza aho nyumvira mupfukamire abana n'abawe niwe ugomba kubahiriza inshingano z'abana urumva yakora ibintu biza witwara gutyo korera abana reka kunkorera njyewe ndeke korera abana je ntabanza kubakorera ariko none se njyewe korera abana korera ku bana hari ikindi aguhaye bari abana nuko wabajyana kuri uriya mugore ubu ahagiye aragarama agatera amaguru hejuru njyewe mugabo mbayeho neza ariko utazi ukuntu abana babayeho bari kwikura ariko none uburyo wisize n'insenda noneho ngo nguki ahubwo sigaye wa mugore muraherukana ndarengana baragutwaye karabaye ntacyo nyine nuho byarabi ndakumva wigaragaza ubwitonzi kandi hano hari nta kibazo ariko abagabo nibo bakemura ibibazo byo mu ngo ariko ndabona wowe warabaye katabiro senda gikemura ngihere ngikemura ahubwo reka n'agacira aba yampaye njyewe mbona uno mugabo atari muzima ubundi si we ni muzima ntago uri muzima ariko se bite bya none unose ndi umusazi njyewe ukuntu mba mbona umeze n'ibintu ukora ahubwo mbanza uriya mukobwa yarakuroze wibeshyera umwana w'abandi kubera iki se yarakuroze kuva mwabonana ibintu byarahindutse umuntu aragufata akaguhuza abana ukabahurwa burundu ahubwo uzagicunga neza nahoze gute se none se hari ikintu ko ameza tukavuga ngo telefone sinya ibyo se bivuze iki ariko kuri telefone uyakataba mu cyaro mwese ko muri mu mujyi wa Kigali gutu utajya kureba abana gutu umuntu akuza kujya gusura abana haramubuza gutu utajya nta n'igitekerezo cyabyo abafite ibintu by'uburozi uvuze tubigaruke ahubwo yaramuroze kuko abakobwa bararoga indaya ziraroga ashobora kumva yuko ufite umugore akavuga ati kiriya kigore yo kugira ngo agisubireho njyewe reka mwihamanire ubwo urafite aho wabibonye wenda warabipimye n'udusanga none se ntabipima none se wakoze iki kuva mwabonana wari wakora iki mbwira nk'ikintu kizima wakoze mu rugo kimbwira ariko ni ikihe nyine mu rugo rwe bavamo arabikora we kerekiwe ariko aho yabyaye ngo hari botike igemura mbega mana wemba Papagaye uzacunge neza wa mugani batazabara agende mutaraga ahantu hose ubwonko burakora uzi ko hari ubwonko burakora neza kuzunguza igitwe se niko gukora ubwonko burakora ngo kuzunguza umutwe ra uburozi urabizi neza ko ahubwo barakuroza ahubwo uzicunge neza uzakontorore neza urebe ko batakuroza nyamara abakobwa ubitondere abakobwa nabo uho nshinja byaragaragaye abagore wenda navuga abagore byagaragaye nyamfatanye nabangaye kumva yabashize mu bwishi uri arakubiye erega hari umuntu kuba abandi bose yego kuri uriya mukobwa naramutinye ariko se ni gute umuntu ariko mana mbega umuntu uzi ko umuntu w'inshuti yawe ukurimo imbere ari wo guhemukira namemukire cyangwa se abyihorere wa mugani wawe uti nakana nirerere kanze yarakirereye nyine urundi uravuga uti namwirereye
urabona uburozi yabuzana kabuma kabuntamika sawa nyine yabuguha kugira ngo twebwe uducikeho ntabwo uburozi ari ubwicana nta nubwo uburozi ari ubwicana mwese ubundi nubwo naguri ko ntabubona hose n'ubundi burozi ko baba bumeze simbizi ngo wowe ufite kata ukoresha ndakumva ibyo ngibyo ari kuvuga ni ibintu bibaho kubera yuko iyo hari igihe umugore cyangwa umukobwa iyo ashaka ko kwiyegurira nyine ngakuvumane agukoresha akaguha ibintu ntabwo nzi nanjye ibyo ari byo niba ari amazi niba ari ibiki simbizi ibyo bakoresha ariko bibaho abana bibaho ariko njye ntabyo nariye rero rwose ibyo birozi byawe waba warabiriye waba utarabiriye tugomba kujya muri leta byose bikajya ku mugaragaro umufata uramukunda nk'umugore wawe mwabyara wowe wakwanga umuntu ufitiye abana ntago mwanga ariko mana wagiye ureka gutera abantu kutamwanga niki buriya iyo ukunze abana no mu byo uba umukunze abantu baheruka ryari kubabona mu maso ku maso abana ariko gihe nta gihe ntajyayo ngo nguki ariko noneho ugiye no kubeshya ngo nagiye utajyayo ahubwo se waheruka ryari ahubwo simbizi kuva cyagiye dutera imvururu nta nubwo aranahakandagira singuhamagara se kumumagara se nuko kugera mu rugo umva nunesha umutwe basi nzaza oya waza ngewe umwanzuro nawe ufashe oya nzaza nase mamagaye usajye kurega uvuga ngo nzajya kurega ko umugabo yanze gufasha abana ariko uzabumbeshye nge nkubeshyera nge sinjya mbeshya sinzi impamvu uzabumbeshye ahantu uzabushingiye amindezo mu rugo rwawe amindezo nzajya kurega amindezo ntabwo uri hejuru y'amategeko ntabwo uri hejuru y'amategeko ngende shaka kumenya papa Gera niwe ngiye kubaza yavuye mu rugo ngo agiye gushaka za kazida niba akazi yarakakoreye mu bagore ariko manza abagore bakwishyura we umyunsebye nta kundi nyine papa Gera reka tuganire nk'abantu bakuru ndakumva je ariko uranyumva ariko ntago nsubiza ni urazi n'impamvu nako kazi sinzi akazi akora gusa yambwiye ngo yagiye mu kazi niba akazi yaragakoreye muri rwa rugo rwabasanganye niba ari umugore umwishyura numva reka njye mwibarize reka seke ndanababaye pe gusa ariko mugabo wanjye rwose reka nkubwize ukuri umwumva ako kantu tuza neza wagiye ukavuga niba batarakuroze wajyane muzima ariko ahubwo witware neza uzabona ngarutse ngo nguki ngupfukamire se umva kandi witware neza garuka uzagaruka ubishaka nutabishaka kandi uzabyiyorere icyo mfa nuko ugomba gufasha abana nacyo reka njye nkubaze akabazo kamwe ibintu byose turi kuganira uri kubyikiriza ubundi ukabihakana ni ukuvuga ngo wowe Mama Gera ujye tubwira ikintu nyine mwapfuye kubera ko Mama Gera wavuga ko wagiye ugiye mu kazi wowe ujya kwishakira abagore urumva ntagaze impamvu hari ukuntu umuntu mujyana ikibazo umugore cyangwa umugabo kavuga uti umugore wanjye ajya aransakuriza twapfuye ikinge nabonye ingeso ze zino nizi ntazihanganira ukumva hari impamvu yumvikana yatumye mutandukana we nka Papa Gera uriya mukobwa wenda tuvuga atarazamo ngo tubimenye cyangwa bijye hanze mbere ikintu cyatumye uvuga uti umugore wanjye turatandukanye ngiye kumuca inyuma cyangwa se ngiye gushaka undi mugore ni iyi mpamvu ndamuretse bitubwira uvuga uti Mama Gera abantu baratandukana bikajya ku mugaragaro mukabana muzi ko mudakundana kandi nawe yabyakiriye n'umuri yarabyakiriye burya iyo uzi icyo wazize ukavuga uti burya umugabo wasaga tunakurenganya kandi ufite impamvu yumvikana Mama Gera nawe akavuga ati wa mugani kira kintu naragikoze n'ikibi ninjye nabiteye ariko kuri iyi nshuro kugira ngo ikibazo gikomere bigeze aha uyu munsi bibe bishaka kujya kujya kuregana ni igiki cyatumye kuko umugabo atumugore hari impamvu umugabo aca umugore w'inyuma hari impamvu tubwira impamvu yaratumye uca oya ntago umuca inyuma arabizi shaka undi mugore nta nubwo ari umuca arabizi ko byatangiye dusanga ndi gusanga n'uriya mwana wo mu rugo turimo gusangira akavuyo hateje abizi byakomeje bizamuka no mundi mu rugo ariko induru yanjye ntabwo yavugiye ubusa kuko naraperereje nsanga n'ubundi ibyo navugaga nibyo reka n'ubwo uri kuvuga amafuti uriregura kukisa nimasa mu gusanga n'umwana wo gusangira agateza akavuyo bari kumva bakarwana akagera gisa turimo kugana bisanzwe n'uwo mukobwa arabizi ko byagiye bigenda arabizi turi kumwe ari naho wanarwanye bakakomeza ngaha mbona kintu bakankomeretsa ndabyemera ariko niba wateje akavuyo hanyuma nyuma yaho uvuye mu rugo uva mu rugo ujya gushaka akazi hanyuma byase bizamu niho byazamukiye anje ntago nababaye ubwo yese bigira birebire cyane
yagiye bijya birebere cyane najyemo akazambwira nabi kugira nageze ngo ntihanagurira inkweto mu gitondo ngiye ku kazi uriya mukobwa niwe yagize akazampanagurira inkweto yaranze kuzihanagura rimwe gusanga n'ipantaro ntinateye n'ipasi urabeshya ntago ari byo ahubwo twicaraga mu rugo twaba turi ku meza ukabona yitabye telefone urazi kuba uryamanye n'umugabo akakwitabira telefone mu maso ngo sheri ngo bimeze bite ibiki n'ibiki we wabyihanganira arimo kumbeshyira mwaba muri kurya agahaguruka ku meza ngo agiye kwitaba telefone hano amatelefone yateye nk'iki gihe rero byazamutse byinshi cyane niho byazamukiye urebye ahanini ugasanga ibigera biretse ari gukanda muri telefone areba kandi akanajya areba hirya ari muri telefone gusa ubundi ikintu cyatumye mutandukana uriya mukobwa wenda wagira ngo hari baratandukana akabwira umukobwa ati rero ningera mu rugo ndakwandikira akase noneho uhita umutesha umutwe kugira ngo nawe abyumve asare nicyo babishakiraga hanyuma aza kumbwira ngo agiye mu kazi akazi yagiyemo ntabwo bizi si twagiye tukabireba ahubwo wowe ntukangende papagaye jewe umwanzuro mfite ni uwo kumureka tukajya mu buyobozi bite byawe waretse ubuyobozi jewe umwanzuro dufata nzajya mu amafaranga yose yumva ashaka ariko mfite ubushobozi jewe dore uko bigomba kugenda wowe umva umugore wawe mujye muvugana muganire uvuga uti wenda mu bushobozi mfite nzajya nguhamo amafaranga ya naye yo kwita ku bana mu byase nanjye nyine wenda nimba ari yango hari makeya ambwira nongereho ntayama abivugira ahangaha yamara kugenda ngura yego ko mana yawe ibi byo kuvugira umugabo aravuga agashyira mu bikorwa ntabwo umugabo avuga ntabwo ndayamuha ubwo sinzi ikintu cyane niba uyamuha rero twizere ko nta kindi kibazo mama Gera azongera kugira niba ko kuyamuha bivuze ko nyine akoresha ibyo mu buyobozi ibyo nibyo yivugira turi ahangaha ibyo nibyo ese undi uri gutinya ubuyobozi asanyira mu kubera iki mu buyobozi uranyana kubera mureka tubisoreza ubwo bivuze ko ikibazo cyanyu nta kirarangiye amafaranga uzajya uyamuha nzangohereza amafaranga ni kashise baguteyeho kugira ngo aho uzajya hose ujye uyerekana ngo uzajya umpa amafaranga umunwa se yari igihe utabivuga mama Gera nshaka gusoza agira ikintu ubwira no mugabo dusoza njyewe ikintu mubwira nuko agomba kumenya ko nasiba umunsi umwe kuma amafaranga nako nguhaye umunsi w'ejo gusa n'utayama nzahita njya kukurega bijye kumugaragara izo nizo mbabazi zanyuma ngo haye ubundi n'utayama urabizi nanjye icyo gukora ariko si ubundi ndarinda nguha iminsi y'iki ubundi ndarinda nkwinginga miki oya ndeka nkubwire muha iminsi kugira ngo iminsi yiheze ubu se bwira atanyweye ako se mwiki mbafite amafaranga kunyabona amafaranga nahembye nkwa ryari yabonye ufite urugo aho yajyana sibyo tundi muntu ujya kwitaba ariko nawe si nangu mara mwirengagije nubwo ndayamhoga akaba make wenda abaye ngo ni make nankongeraho ariko mba nayaguhaye uba wayako mama Gera reka papa Gera ngiye kugusaba ikintu kimwe yakumva rwose ita ku muryango wawe buriya nubwo washaka umugore wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu umugore wa mbere uyu nguyu nta kwita ku muryango yarangiritse yarahuzwe ameze nk'umuntu utadufite akomeje wishyira mu bwonko n'ubundi yishyizemo nk'ako atadufite wowe nagereka ngo barakuroze nyine ngo tumatuza basi we tumatuza sashaka amafaranga yo gufasha abanzanya guhereza ngiye kongera abe menshi mbara yushaka nibyo reka tubishimire none se azajya mangahe nzajya ngo amafaranga bite nayo angahe se amafaranga se nibiki wavuze umubare nkorera ijana ngo 30 ku kwezi 30 bya buri kwezi ubu we 30 yagutunga nkorera ijana se ijana basigaye mangahe shyiramo inzu ushyemo n'ibyo byose zangwa 30 uko no muri botike nawe ukomeye ariko iyo botike wirirwa wamamaza wazaje ukayiterura ukayijyana uziko wari wese namuhaye botike namusigiye botike ngo ndakora iki zeno nabaza yose ushaka ngayo tubyihorere mama Gera reka turebe burana akantu reka nawe tuyemere aboneke ajya aboneka si byose buri icya mbere ni ukumvikana ufite ndagenda mbana 30 ukayabona kuko urabizi ko mfite naho ngomba agomba kujya kuko ntago yose naguhereza ariko
ahandi agomba kujya. Urumva iryo nyine ari ishema, wabonye ishema, wabonye akantu pe ugomba koherezaho amafaranga buretse ariko turebe kuno kwezi k'amafaranga yaguha umuntu atanga uko yifite ubwo niko yifite. Reka tugane ku musozo, reka twizere ko uzajya uvuga amafuti hanyuma nkwihorera. Wakumvise wagabanyije amahane. Abantu mwese mudukurikiye kino kiganiro mwese n'ukuri mugira ikintu mutangaho comment, mugira icyo mutubwiraho ku mpande zombi kugira ngo babashe kumvikana cyangwa se ikibazo kiri hagati yabo. Buri ikintu kibabaje mwatandukana, ariko abana iyo bari hagati yanyu biba bigoye kugira ngo mube mutumvikana kandi mufitanye abana. Rero ikintu cya mbere turifuza ko mwabagira inama nabo bwabo ku giti cyabo kugira ngo babashe kumenya wa mugani bafata umwanzuro bawufatire hamwe. Ese wowe wadukurikiye wabagira iyihe nama? Ari papa gahe cyangwa mama gaera, mwakandika muri comment mukabagira inama ko babigenza kugira ngo babashe gukemura ikibazo kiri hagati yabo. Reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.